Nitwa Eric Sibo Duftimana, abandi umuyobozi wa Rising Star Academy Basketball. Korera hano muri Rubengera, dukoresha ikibuga cya TTC Rubengera, dukorera mu kigo cya TTC Rubengera, aho dutoza abana gukina basket, ariko abana bo mu myaka guhera kuri 5 kugeza kuri 15 tubatoza gukina basket, tukabatoza umuco, tukabatoza kubaha ndetse no kuba abayobozi. Mu by'ukuri intego nyamukuru Rising Stars Basketball Academy ni ukuzamura impano z'abana. Kuzamura impano z'abana hano muri Rubengera dufite abana bagiye batandukanye bafite impano, rero mu buryo bwo kuzirera no kuzifasha kugira ngo zikure, twashimye ko twagira academy. Dufite kugeza ubu abana bagera muri 50, barimo abakobwa n'abahungu, abakobwa 20, abahungu 30. Rero muri iki kiruhuko dufite gahunda yo gukora cyane yo gufasha aba bana kuzamura impano zabo. Nanone dushishikariza ababyeyi mu by'ukuri kohereza abana kugira ngo tubafashe kuzamura impano, ejo bundi tubabone muri national team. Ahangaha hari umwana turi kumwe nawe n'umukinnyi uba muri kano academy, akaba nawe hari byinshi yagiye yungukiramo, agiye kubitubwira mu ncamake. Nitwa Shimwe Nike Play. Shimwe Nike Play afite imyaka ingahe? Imyaka 10. Umaze igihe kingana iki muri kano academy? Mazemo amezi 2. Wewe mukinnyi wa basket ukunda cyangwa ufana? LeBron James. LeBron James. Muri kano academy hari ubumenyi waba warahamenyeye kubijyanye na basket? Yego. Ni nk'ubuhe ku buryo watwereka n'abadukurikiye? Dribbling. Yego. Wabitwereka? Yego. Ya, agiye kutwereka rero ubumenyi yahamenyeye bwa dribbling, ndagira ngo mukurikire. Guys, ahangaha rero turi kumwe na head coach w'aka academy, yatangira atwibwira amazina. Amazina yanjye nitwa Kurimana Ezekiel. Coach Easy. Academy kacu kakira abana guhera ku myaka 4 kugera ku myaka 17. Ya, Coach Easy, aka academy kamaze igihe kingana iki gashinzwe? Academy kamaze ukwezi n'igice gashinzwe. Ya, ese mujya gushinga kano academy cyangwa mujya kugatangira, igitekerezo cyavuye hehe? Ni ihe ntego nyamukuru yatumye mushinga aka academy ka basket? Igitekerezo cyaturutse mu baturage no mu rubyiruko rusange, kubera ko twabonaga rimwe na rimwe abana basa nkaho badafite passion barimo, gahunda tuvuga ati reka tworoganize abana tubashire hamwe tangire tubigishe basketball. Ya, nkuko mubibona rero ahangaha turi kumwe na coach of fitness, nawe abafite akamaro gakomeye cyane muri iyi myitozo, atubwira uko yabimeze. Atwibwira amazina. Murakoze, nge nitwa Coach Pasi, akaba ari nge ukoresha fitness hano kuri kibuga cya basketball. Ya, Coach Pasi, urebye ubundi imwe nshingano cyangwa nakahe kamaro uba ufite muri uyu mwitozo? Inshingano mba mfite nkanjye coach, mbere na mbere yuko umukinnyi ajya mu kibuga hari imyitozo tubanza gukora, niba nahita ko ari imyitozo ngororamubiri cyangwa se nkanguramubiri. Kugira ngo ujye mu kibuga ugomba kuba wakoze utwitozo twakwita nk'aho ari warm up, uko tubyita ubundi mu Cyongereza. Imyitozo ikintu gufasha rero ituma umubiri umenya ko hari activity ugiye gukora, ukaba wakwitegura, ndetse no kugira ngo bya bintu byose bibaho byo kumva ngo bajya bavuga ngo imbwango cyangwa se ibindi bintu bakuntu babyita bifata umubiri, ibyo ngibyo kugira ngo byirinde, urabanza ugakora iyo warm up y'akanya gatoya, ukagorora imitsi, ndetse umubiri ukaba uri ready yuko ugiye kuba wahangana cyangwa se witeguriye kuba wakora iyo sport ugiye gukora muri ako kanya. My name is Giraneza DJ. I am a player of Rising Stars Basketball Academy. I have 10 years old and I am telling other runners from this district to come in Rising Stars Basketball Academy, because Rising Stars Basketball Academy helps
in relaxing. I am asking the sponsors to apply our academy to get where we want. Nkuko twabwiye ngo muri kano academy ntabwo habamo abana gusa ahubwo n'urubyiruko narwo rurimo. Ahangaha hari undi musore turi kumwe rero agiye kutwibwira. Nitwa Mahoro Mugisha Senga Dive. Ufite imyaka ingahe? 17. Aho wakagereyemo ese hari impinduka zabaye cyangwa hari byinshi umaze kuhigira? Hari byinshi bigiye bitandukanye. Ni nk'ubuhe bumenyi wahigiye wakwereka abadukurikiye? Gushuta ndetse na denke nayikora nta kibazo. My name is Ivan Bemugome. How old are you? I'm 4 years old. Which skills do you have in basketball? Dribbling and shooting. Ahangaha rero turi kumwe n'umubyeyi wagize igitekerezo cyiza cyo kuzana umwana we muri kano academy. Yatangiye twibwira n'amazina. Akoze nitwa Niyumukiza Olivier. Olivier, ese iki gitekerezo cyo kuzana umwana we mu academy cyaje gute, cyagenze bite muri make? Nabonye amatangazo ku mbuga zitandukanye bavuga ko ari academy kitwa Rising Stars Basketball Academy. Ngira igitekerezo cyo kuzanamo umwana wanjye aracyari muto, afite imyaka 4. Nifuzaga ko yazakora afite ubumenyi, azi gukina basketball ndetse afite n'imibanire myiza n'abandi. Murakoze. Ese aho umwana yagereye mu academy ni izihe mpinduka cyangwa ni ibihe byiza ubona academy kamaze kuzanira umwana wawe? Yego murakoze. Uyu munsi nibwo naje kumusura, nasanze azi kudunda baro, biri kugenda biza, yaranatinyutse. Ubona aganira n'abandi, arashabutse. Hello. Twasoje gukina, twitoje byinshi bitandukanye, ariko tugiye kureba indangagaciro na kirazira zo muri basket cyase no mu buzima bugize ute. Indangagaciro ya mbere, Rising Stars.